Imana igiye guca ku ngoma kubera iki? Niyo mpamvu abahanuzi benshi muri iyi minsi ya none bapfuye nabi. Imana nta santima ibamo. Njya mbwira abantu ngo njye Imana wowe udashaka bitakurimo, kuko icyaha nakito ariko ugomba kugira gute guhunga. Ubwo barashaka kuba abantu bahanganye n'iki n'Imana. Ajya yigira marayika w'umucyo ariko atari marayika w'umucyo, ari marayika w'iki w'umwijima. Ngo uri kubwira umuntu ngo dore urupfu ruragusatiriye, akakubwira ngo na kera byaho, nuko ngo afaturitse ngo kandi ngo amasaha anyanyagiraho ntawavuma ngo kuko ibyo yamaga atongeye kubima. Uru ni urubanza. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV na wa TV1 na Shakimana TV. Reka tubasuhuze aho mutuye hose mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje. Abari muri diaspora, Imana nibahe umugisha. Abakanze subscribe kuri izo channel zose tuvuze, reka tubasabire umugisha ukomeye cyane mwishi, kandi ndatekereza ko mudutera inkunga yo gukanda subscribe, namwe muzajya murya kuri uwo mugisha nk'uwo natwe dukora. Reka rero twakira umukozi w'Imana, tugirijwe umugisha muri aka kanya kugira ngo tubane n'umukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere tumwakiriye, ni umukozi w'Imana tuhorana, tuba turi kumwe tuvuga ijambo ry'Imana. Reka tumusabe adusuhuze, tumwakire kuri izo channel. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Mumeze mute mukozi w'Imana pastor? Turaho turashimira Imana. Ariko cyambere reka tubande bese tukwihanganishe ku mwana wabuze, wihangane. Uriya nitugirirwa ubuntu tuzabana nawe. Twese niho tuzajya. Iriya ni inzira. Twese niho turi. Ariko kuki abantu batinya gupfa kandi tuzapfa? Ni ibyaha. Ni ibyaha gute se? Ni ibyaha. Ariko n'abakiranuka ko batinya gupfa ko ntago batinya. Bibiliya avuga ngo nta mukiranutsi upfa, kuko umukiranutsi arasinzira. Impamvu mubajije icyo kintu, ntabwo ushobora kubwira umuntu uti ejo uzapfa, ahubwo ahita gutuka akakubwira ati ngo uragapfe wenyine. Urakoze cyane. Ni ukubera ko iyo umuntu agarutse afite matsiyeri yo mu byaremwe, noneho kandi akaba nawe wari wahawe ubutware bwo kugira ngo abitegeke. Muri uko kubitegeka ahubwo arangiza bigarutse biramutegeka. Kubazaga kuki abantu bakunda mbese iyo bavuze gupfa babitinya. Ndavuga ati wasanga ari uko hari ibintu baba bafite bituma batinya gupfa ngo bagende, kuko baba bazi ko batazagaruka. Ubwo ni ukubera iki? Ntabwo ikibazo ari uko ari ibintu batinya, ahubwo ikibazo ni uko babiremwemo. Muri uko kubiremwamo bagahabwa n'ubutware bwo kubiyobora. Noneho muri ubwo butware bwo kubiyobora, ahubwo kugira ngo babiyobore birangiza bibayoboye. Rero ni ukuvuga ngo ibintu biri kurusha umuntu imbaraga. Ariyo mpamvu noneho kandi ikindi, ntabwo umuntu ashaka gusaba Imana imbaraga ngo abiyobore, kuko bibuke ko ijambo riravuga ngo urumva ngo icyambere ni ugukiranuka no kwizera, ngo ibindi bizaza byose ari iki? Rero inyongera uyu munsi ni ukuvuga ngo nizo abantu bashyize imbere. Kuko mu gihe gishize nigize mbwira abantu ngo aya mataje cyangwa se n'izi modoka n'ibi byose muri Rwanura harimo igihe bazabakubita n'ibitaboneka. Si uko bitaboneka, ahubwo hari igihe utanga ikintu Imana itakubwiye kugira ngo ukunde wikure mu maso y'abantu, ariko ikintu wavuze Imana yagihamanyije nawe, naho bakurwanya kirasohora kugira ngo igaragaze kwera kwayo kandi igaragaze imbaraga zayo. Ikindi jambo ku muhanuzi, umuhanuzi agira inshuti ze ebyiri.
izi nshuti ebyiri rero hariho inshuti igukunda kuko uyihanuriye bigasohora, hakabaho n'inshuti uhanurira bigatinda, noneho igashaka kuguca kugira ngo noneho nirangiza ivuge yuko utari umukozi w'Imana. Ariko nanone ntago nawe aba ari we, ahubwo ni ijambo Imana iba yaravuze ngo we ntuzapfa uzarama. Kuko noneho yivuze ngo ntuzapfa uzarama, hari ibyo ugomba kurwana nabyo, hari n'ibyo ugomba guhamanya nabyo kugira ngo uzabone uko utanga ubuhamya. Abantu benshi barashaka ubuzima bworoshye ariko butarimo Imana. Niyo mpamvu rero urakoze cyane. Ibyo twari tubihereye tuvuga ngo Imana igukomereza amaboko, wabuze umwana wihangane, niyo mpamvu nari mbikubajije. Ariko navuga ngo umukiranutsi ntagatinya urupfu. Ndagira ngo ngutangarize kuri ya mwana wagiye nge nari mbizi, kandi nawe agenda yari abizi. Bivuga ngo rero iyo Imana yaguteguye nta kintu iguhisha. Abantu bo bagira ngo wenda ni ibyago cyangwa niki, ariko Imana ntabwo iduhisha. Nta kizajya gukora itakimenyesheje. Intore ziyitakira ku manywa na ninjoro. Buriya nari nabimenye ku wa mbere. Ayo ni amahirwe y'abasenga Imana. Namwe rero mudukurikira musenga Imana kuko nta kizatubaha Imana itakitubwiye. Reka tugushimire rero, dusengera Imana none dutangire dukomeze. Mu izina ry'uwaduhamagaye kandi umurengezi, umwami wo kwizerwa, inzira ukuri, ubugingo n'amahoro. Ubwami bwawe bumanuke bubane natwe, icyubahiro kibe mu bo wishimira, kandi ubwami bwawe Mana bukomeze kubana natwe. Wemeze ab'isi ibyaha byabo kugira ngo bihane, natwe kandi uduhe gukiranuka muri byose nk'uko waduhamagaye. Uturinde ibitugerageza kandi uduhe kurwana intambara nziza yo kwizera. Urakoze Kristo. Amen. Amen. Rero ndagira ngo tubanze duhere muri Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Samweli wa mbere Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Kandi ngiye guhanura mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye. Hanura mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere 15 31. Sibyo? 34 umurongo wa 30 kugeza 35. Samweli wa mbere 34. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 34 n'uwa 35. Haravuga ngo Samweli ahera ko ajya i Rama. Umva, Samweli yari umuntu nkatwe. Ahera ko arahaguruka afata urugendo ajya i Rama. Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya. Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya ya Sawuli. Uhereye ubwo Samweli ntiyongera kuza kubonana na Sawuli kugeza aho yapfiriye. Urumva, umuhanuzi iyo avuganye n'uwavugana nawe nta mpamvu yo kugumya kumwiruka inyuma. Niyo mpamvu abahanuzi benshi muri iyi minsi ya none bapfuye nabi. Barashaka umutsima, ntago bashaka uwabatumye. Uyu Samweli wibuka ko ni wa mwana wakuriye imbere ya Eli. Eli yari umunyabintu kandi yarahawe n'ubwami bw'Imana, ndetse Imana yaramubwiye ko ibintu byose nta mwana we n'uyu n'umwe uzagira icyo anyagwa. Rero kuba ufite byinshi cyangwa se kuba ukomeye ariko udafite Yesu ni igihombo. Kuba ufite byinshi ukomeye ariko udafite Yesu ni igihombo. Kuko niyo mpamvu Yesu ni byose muri byose kandi ni umunyembaraga. Kuko mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe, uhereye kera kose ni umukozi w'umuhanga. Ivuga rero
ntago umukiranutsi agwa mu butayu, nta nubwo umuntu ugendana n'Imana agwa kuko yegereye Imana, akeshagushwa n'ibisubizo agezemo iyo atabaye maso ngo agendane n'iki n'Imana. Kuko hari ijambo ngo agiye gukuramo ibirarane by'inzara yamwishe, ariko akibagirwa ko ibyo birarane byari bikuwemo n'Imana, akibagirwa ko ibyo birarane byari bikuwemo n'iki n'Imana. Ndagira ngo nkubwire neza ko iyatangiye umurimo muri twe niyo igomba kuwusoza, ariko abantu barashaka kuwusoza Imana nyirayo itari yawusoza. Ayitubwira ibintu bibiri rero. Ijambo rya mbere yavuze ngo niba imperuka itinze urupfu, ariko twe turashaka kurukuraho. Iryo ni irya mbere rigonga umwana w'umuntu. Twe ntago dukuraho urupfu Kristo yavuze, icyo dukuraho cyakora ni urupfu rw'abadayimoni. Ariko nabwo duhamanya na Kristo, ntago duhamanya n'ibyo dutunze. Jambo rivuze ngo iki? Ngo waguha iby'isi byose ariko akakwima ubugingo, byakumarira iki? Abantu benshi rero barashaka ibintu, ntago bagishaka iyabahamagaye, nta nubwo bagishaka iyaremye ibintu, ahubwo barishakira ibintu ngo bagapfa. Bagapfa. Rero iki dusabwa, someraho ku murongo wa mbere w'icyo gice 15 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Sawuli ategeka kurimbura Abameleki. Sawuli ategekwa, ntago yategetse. Ategekwa. Sawuli arategekwa kurimbura. Mwari muzi ko uyu munsi abahanuzi icyo bazize, aho kuvuma ibyo kugomba kuvuma babivumura, ahubwo bakavuma udakwiye kuvuma. Niryo rya jambo bavuze ngo izabasheshenga. Uziguhesha umugisha umunyabyaha kandi ugomba kumubwira ngo yihane. Uziguhesha umugisha umugambanyi kandi wakagombye kumubwira ngo yihane. Rero bivuga ngo uyu munsi abahanuzi babaye indya byose, ntago babaye kurya ibyo Yesu yababwiye bagomba kurya. Niyo mpamvu uyu munsi Yesu yavuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Igihe rero tugezemo ni igihe cyo guhitamo ku giti cyawe, cyangwa se washaka ukajya gusangira nyine n'abarya. Iki ndibuka hari ijambo Yesu avuze ngo basubiye ku birutsi nako Petero nk'imbwa. Uyu munsi hari utuntu abantu bari kugenda boza ngo ni ukubera ngo amibe, ni ukubera twaki, harimo n'abari kumwe. Ndibuka nigize njyana n'umuntu umwe ari muri 2021, twari tujye kubwiriza ubutumwa hari i Kanombe hirya ya Kamashashi. Noneho tugezeyo turabwiriza, turangije kubwiriza turaza, mu ijambo yambwiye ryarambabaje, ariko ndatuza kuko nge ntago nkunda kujya. Agiye kumbwira mbwira ijambo ngo nge ngo ndaririmba ngo nkanahanura nkagera gute, ngo ariko ngo kwihana igitsina byarananiye. Kumbi kandi umureba uburyo yaririmbaga, umureba uburyo yahanuraga, wabonaga ijuru ryamanutse. Biravuga ngo hunga udapfa, nudahunga urapfa. Guhunga rero uhunga icyaha uriho kugira ngo udapfa. Iyo wanze kugihunga rero ukagiha kito, cyo kirakumena, kirakumanyagura rwose. Rero irindi icyaha kitakwica ugapfa urupfu rubi, kandi nanone ukazagira gute ugacirwaho iteka. Amen. Rero uyu Sawuli ahabwa kurimbura Abimeleki, ariko we agira impuhwe. Mu by'Imana nta santima ibamo. Njya mbwira abantu ngo njye y'Imana imbwiye ngo nkuvume nge ndakuvuma, iyo imbwiye sinkuvume singira gute sinkuvuma. Njye ngira ikintu inshuti nke, kubera iki mpamvu ngira inshuti nke? Ntago ushaka gusubiraho navuye. Hoya
icyo wakora cyose satani ni ukugusubiza aho wavuye, ntabwo ari bukwice ngo upfe, aragusubiza muri bimwe wahozemo, ahubwo abantu bakugira agatobero ngurw'urupfu, kandi na nyuma ukazapfa urupfu rw'iki, rw'iteka. Amen. Noneho ndagira ngo tunyaruke undebere Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana abibwirijwe na Yesu Kristo, umurongo wawo wa 5, igice cya 7 umurongo wawo wa 5, igice cya 7 umurongo wawo wa 5, wa 5 7 ibishe n'umurongo wa 5 aravuga ngo bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Urumva, bene se uyu munsi bene data nibo bari kuducumita inkota. Kubera iki? Ntibizera ibyo tuvuga, ahubwo bizera yuko ibyo tuvuga turasa nkabo, ariko ntago dusa nkabo. Kandi mwene data niwe uzaza kugusenya ikikurimo. Niyo mpamvu nawe ukwiye kumuhunga. Nimvuga kumuhunga, ntabwo ari ukutaganira nawe, ntabwo ari ukutaririmbana nawe, ntabwo ari ukutabwiriza nawe, ahubwo ni uguhunga ibyo ararikiye wowe udashaka bitakurimo. Kuko icyaha ni akito, ariko ugomba kugira gute? Guhunga. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, nimube maso, nimumara kuba maso. Amen. Dusenge, kuko iki ni igihe, ndakubwira abantu ngo iki ni igihe cyo gusenga, kandi ni n'igihe cyo kugira gute? Ni n'igihe cyo kwirinda, kandi iki ni igihe cyo kumvira, ni n'igihe cyo kutumvira. Abumvira rero bazarya ibyiza byo mu gihugu, nibarangiza barye n'ibyiza byo mu ijuru. Amen. 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 Bazarya ibyiza byo mu gihugu, barye n'ibyiza byo mu ijuru. Niyo mpamvu rero umukristo afite intambara kuruta umupagani. Amen. Amen. Rero ndagusaba ngo ube maso, kandi ndagusaba ngo ugendane n'Imana. Nubwo imvura yari turogoye, ariko reka dukomeze. Wari kuvuga ku nuza hariya muri Yohana. Yohana ubutumwa bwiza yanditse abibwirijwe na Yesu Kristo, ibice byaho 7 uhereye umurongo wawo wa 5 ukageza ku wa 7. Ibice byaho 7? Wari kwango ku bice byaho 7 umurongo wa 5 havuga ngo bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Bene se ntago ubundi itorero rishenywe nabo hanze, risenywe na bene data batatwizera kandi batanabyumva. Rero niyo mpamvu uyu munsi muri kwibaza ngo isengero, ntabwo isengero zafunzwe, urusengero rurara, ahubwo Yesu arimo kugosora. Yesu arimo gucenshura kugira ngo ibyanditswe bikunde bisore. Rero niba utabishaka, Imana yagambiriye munsi y'ijuru ku mwana w'umuntu kizasora nk'uko yabigambiriye, kandi hatabuzemo ikintu na kimwe. Ndagira ngo dusome. Some murongo wa 5 abari usoma muri icyo gice cya 7 ugeze ku wa 7. Ibice 7 umurongo wa 5 ugeze ku wa 7. haravuga ngo bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Urumva, bene data uyu munsi batatwizera, babivugira gutyo kubera ko babona ko bakomeye, twebwe tudashobora kuba dukomeye. 6 Yesu arababwira ati, igihe cyanjye ntikirasohora, ariko igihe cyanyu gisohoraho iteka. Murakoze cyane. Igihe cyacu iyo kitarasohora, ntabwo ari twe duciraho bene data urubanza, ahubwo twe tubabwira ijambo ry'Imana ryabacira urubanza, bo bakaducira iki? Urubanza. Ariko Kristo avuze ngo iki? Ngo kuko igihe cyacu kitarasohora, bo baducira iki? Urubanza. Ariko iyo duhamagaye ntabwo iducira urubanza, ahubwo iravuga ngo mwana wanjye gira ute? Komeza imbere, komeza. None ikibazo rero uyu munsi abantu ntibagishaka kuba abana b'Imana, ahubwo barashaka kuba abantu bahanganye n'iki? N'Imana.
ab'isi ntibabasha kubanga ariko njyewe baranyanga. urumva umugani aciyemo? ab'isi ntibabasha kutwanga ariko bagira gute? none se urumva niba batamwanga twe ntibatwange bo bakamwanga twe, urumva n'abatari kumwe natwe bazadukunda? kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi. urumva Kristo ahamya ibyabo ko imirimo yabo ari iki? ari mibi. natwe rero turi guhamya ibyabo ko imirimo yabo ari iki? ari mibi. ntabwo rero bashobora kudukunda. niba uri kubwira umusambanyi ngo areke ubusambanyi bwe, ntabwo azagukunda, ahubwo azakora propaganda y'uburyo we ashaka kugira ngo akubuze umurimo wande wa Kristo. niba uri kubwira umujura ko ari mubi, azakora propaganda kugira ngo ureke umurimo wa Kristo ujye kwibana nawe. natanga ingero nyinshi ariko ntabwo ndi buzitange. ndagira ngo nkubwire ngo umuntu kera cyangwa ijambo ry'Imana ngo nimushaka umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana, urumva, aze abane natwe. none uyu munsi umuntu ari gutinya umuntu uri mu mwuka w'Imana. impamvu ni iyi, ntabwo ari umwuka w'Imana arimo, ahubwo ari mu mwuka wande wa Satani, ari wa Antikristo. kandi uyu Satani ari wa Antikristo ni umuntu uzi gusoma ijambo ry'Imana, ni umuntu uzi guhanura, ni umuntu uzi kuririmba, ni umuntu uzi kubwiriza, ariko atumvira umwuka w'Imana. Satani njya mbabwira yuko ajya yigira marayika w'umucyo, ariko atari marayika w'umucyo, ari marayika w'iki? w'umwijima, ngo kugira ngo ayobye intore niba bigize gute, niba bishoboka. bivuga ngo rero abantu uyu munsi bari mu kayubi. tugeze ku mugoroba w'isi, tugeze ku mugoroba w'isi, ariko ni hahandi umuntu akwiye gufata utwangushye, buri muntu akazinga utwe twangushe, na buri wese akazinga utwe. buri wese rero, niyo mpamvu uyu munsi uri kubwira umuntu ngo dore urupfu rurakwegereze, ngo ntabirenze, ngo natwe ntabirenze. uri kubwira umuntu ngo dore urupfu ruragusatiriye, akakubwira ngo na kera byaho. ariko twabonye neza ko ngo Samweli ajya kubwira Sawuli, Sawuli ngo niyumva. ikintu gitangaje cyabayeho, ngo arenda atongeye gusubirayo, arenda apfa adasubiyeyo na bugingo. none uyu munsi wowe rero urajya guhanura umuntu yakwakira, kavuga ngo wabonye, ukajya no kumweza, kandi Imana yo yaramuciye. ngurwo urubanza umuhanuzi afitanye n'Imana. ngurwo urubanza umuhanuzi afitanye n'Imana, bigatuma agira ibibembe nk'ibyande, nk'ibya Namani. rero ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure. uwaduhamagaye akatweza, kandi n'uyu mwanya aracyatweza, aracyadutunganya, ahubwo uri kwigisha ubutumwa bwa Kristo. ese uri kubwiriza abantu wumva icyaha, cyangwa uri kubabwiriza ukorana n'ab'icyaha, warangiza ukavuga ngo uzagaruka wihane? ndagira ngo ngutangarize ko Sawuli ntabwo yapfuye yihannye, kandi Sawuli yari afite byinshi. ndagira ngo ngutangarize ko Yuda yabikaga uruhago rw'amafaranga mu ntumwa, ariko ntabwo yapfuye yihannye. biraba ngo nuko ngo afaturitse, ngo kandi ngo amasaha anyanyagiraho, ntawamushinguye, ngo n'amafaranga wumva igitangaje, ba batambyi b'abanyenda nini babi ngo barayajyana, ngo ariko birinda kuyashyira mu isanduku y'Uwiteka, ngo barangije ahubwo bayajyana kuyagura ikimva z'abantu bapfuye. biganaga nde? Aburahamu igihe yarari Makepera, umugore we yapfuye Sara. none abasabye bavuga ati nabyo ubuntu ushaka, ubundi umukiranutsi nabyo ubuntu ashaka, twe turya ibyo twakoreye. niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. none uyu munsi aho kugira ngo umuhanuzi atungwe n'imirimo y'amaboko ye, aratangira ngo runaka ndamuvuma, ngo kuko ibyo yamaga
atongeye kubima. Uru ni urubanza abantu bafitanye n'iki n'ijambo ry'Imana ndetse n'iy'abatumye bakanga kuyumvira. Mukozi w'Imana ajya nkubaze iyo mirimo umuntu azatunga umukiranutsi azatungwa nayo ni iyihe bitugaragariza? Urakoze cyane. Ubu uyu murimo uri gukora ntabwo wagutunga. Oya mbwira ukuntu wagutunga, kuko umuntu atungwa n'ibyo kurya iyo umuntu ari mwiza. None umukiranutsi azatungwa n'imirimo y'amaboko ye gute? Urakoze cyane. Azajya guhinga, azajya mu gakinjiro yikorere ibintu kugira ngo ahembwe. Ni uwo murimo w'Imana ni gute? Urakoze cyane. Twasomye ijambo ngo tw'abisi bagira gute? Baratwemera. Ngo ariko we ngo ntibagira gute? Ntibamwemera. Kandi niwe waremye ibyo n'umukurikira uzaburi. None se pastor, wari umaze kwinjira mu kiganiro neza kivuga ngo gusenga nyine udakora ko ari ubuyobe, kandi koko nanjye ngendemera nawe. Ahubwo icyo nakongera inyunganizi navuga muri Yesaya niba ari ibice 3 ubanza umurongo wa 10, harimo navuga ngo ari ijambo rivuga nk'uko warurizanye nubwo zise muri cikiza, nivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kandi gatirivuga n'impamvu yo kugubwa neza ari uko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mwene atarakorera ati none abakozi b'Imana ntabwo bakwiye kujya kwikorera ibyo bintu byose yavugaga, ahubwo kutabikora no kunyuranya n'ikijambo ry'Imana rivuga. Hari n'ikiganiro neze nkora ngitangira Shaka Imana TV kivuga ngo gusenga udakora bitera gutinda hano. Ahubwo uramutse uri umukozi w'Imana uvuga ngo uzagenda gutyo gusa ngo utungwe nabyo, waba uri n'umujura. Keretse cyakora harabonemera nibura bari ababigize akazi byitwa ko babisigiwe, kuko bo nubundi barahembwa nyine salary yabo ihoraho y'ukwezi. Wowe nubundi ni ashatse nera gukoretse ko nabo basigaye bakora n'izindi business. Ariko umuntu wese witwa kwa senga akwiye gukora, yaba ikiyede kuko ugikora adasenga Imana ntimwanga, yaba ari uguhinga udasenga uwo bita ko atari umukiranutsi ntabwo Imana, cyangwa se ugakora nawe ntabwo Imana imwanga. Umuntu wese akwiye gutungwa n'imirimo y'amaboko ye kugira ngo abeho. Murakoze. Urakoze cyane. Buriya wari wihuse. Iyi Imana ivuga ngo uzigishwa n'Imana. Hari aho ujya kandi ushoboye no gukora bakakakwimaka ngo genda ukorere Imana yawe. Imana ikakugaburira. Kandi Imana ikagira ite? Ikakugaburira. Ariko siko bose babikora. Noneho ikibazo bivuga ngo bose, reba iki ijambo ry'Imana rivuga, urebe ko wowe uhamanya naryo. Kuko niba twabonye Sawuli yarabyicayemo kandi kamubwira icyo agomba gukora ntagikore, nawe uri bumusabire? Aba rero benshi nibo rero murimo gusabira ni nabo mushaka kugendana nabo. None rero iyo uri gutungwa n'imirimo y'amaboko kandi ukanakora ntacyo bagushinga, niyo bagushinze Imana yavuga ngo nimureke umwana wanjye. Ntabwo ivuga ngo mwana w'umuntu, mwana wanjye irarikoresha, ariko ntivuga mwana w'umuntu, ntivuga abana b'abantu. Niwumva ivuga mwana w'umuntu ikavuga abana b'abantu, jya umenya ko ibivuga ba Sawuli. Baba ni mwahoze muvuga mubona ko yarabahaye, ariko none barangiza bakagusabira umugisha w'amagambo, kandi aribo bagombaga kugufasha kugira ngo ya Mana ihamanye nawe. Urimo uranyumva noneho? Rero bivuga ngo niyo mpamvu Yesu yabacira uwo mugani ngo ab'isi mwe barabemera ngo ariko nge ntibanyemera. Ngo ariko bazemezwa n'ijambo mvuga, nibatemezwa n'ijambo mvuga bazemezwa n'imirimo nkora, nibatemezwa n'imirimo nkora ngo ariko izabacira, baziciraho urubanza. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo umuhanuzi agira abantu agira inshuti akagira n'umwanzi. Noneho hagati umwanzi ari igihe ashaka kugukurura kugira ngo utavuga iby'Imana, cyangwa ukavuga iby'Imana umwanzi akagusenya. Niyo mpamvu rero ijambo rivuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Noneho abandi si rero bakavuga ko bayifitemo iki? Inyungu. Bayifitemo amahoro. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo ab'isi barabanga.
ngo ab'isi barabakunda ngo ariko njye baranyanga. Umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana adashyizemo ibitangaza baramwanga. yashyizemo kwihana nibwo bamwanga. None se si ibitangaza? Iyo ushyizemo kwihana hazamo n'ibitangaza, ariko iyo hatarimo kwihana hakavugwa ibitangaza gusa nta jambo rihari. Baba bagupfunyikiye ikibiribiri. Kuko ijambo ry'Imana, kwihana n'ibitangaza no kugarukira Imana ni ibintu byuzuzanya. Ariko benshi uzasanga bigisha ibitangaza gusa, ariko kwihana bahagera. Nk'ubu ngereka nkubwira ikintu nashobora gukora. Niba Imana inumye, ntabwo mbere y'uko inumye nge uri bunyakire kugira ngo mvuge wanyakire, ahubwo ndabanza mvugira Imana unyakire namaze kuvugira Imana. Iyo ushaka kunyakira ntaravugira Imana, nge nkubwira ko ndimo gusenga. Ubwo nkahava ntanagize ne utanyakiriye, kuko uba ushaka kugira ngo wice impano indimo. Abantu benshi rero impano zabo zapfuye kubera kubanza kurya mbere y'uko wabatumye bamuvugira. Ngiyo erere ya mbere. Sawuli aramutumye ngo genda urimbura Abimeleki bose, ntihagire n'umwe usiga. Ngo aragenda arokora. Uzi ko Samweli yasuye yagiye kumuvuma amuca ku ngoma. N'ubu hari abo Imana igiye guca ku ngoma. Kubera iki? Banze kumvira ubuhanuzi, abandi nabo bavuga ngo turabuzi, ngo natwe izazitubwire. Niyo mpamvu twasomye ngo nibacurange bihesha amahoro, ngo baririmbe, ngo ariko abari kuyisenga birirwa ubusa, ngo bakanaburara, ngo ndetse bakambara ubusa bakayikorera. Ngo iyo mirimo barimo gukora yabo ngo bizaba ibyo kurya babo biyirije ubusa, ngo ndetse batabonye icyo kurya, ngo ndetse babone n'imyambaro ibakwiriye kugira ngo babeho. Rero ndakubwira ngo irinde kwiyambura ubusa. Irinde kwiyambura ubusa. Ikindi wirinde gushyira inda imbere, ahubwo ushyira imbere gukorera Yesu. Amen. Amen. Yesu ni mwiza. Nge ndamuvuga bitewe nuko mu bintu bya mbere nkunda kuvuga, ndamutse ngiye gukora icyaha, ntago navuga ngo ni umuntu wanyoheje, ntago navuga ngo ni iki cyanyoheje, ahubwo nuko mba nakirarikiye nkagitekereza. Wiraba ngo hunga udapfa. Nese bibwiye ngo hunga icyo utabonye, none se uhunga icyo uteretswe. Ariko abantu bashaka kugira ngo bajye ngaho baravuga ngo reka mbikore nzihana. Urumva ereri hari? Ubwo se urumva ni umwuka w'Imana ukurimo cyangwa ni Satani wakugendereza? Rero niyo mpamvu mbwira abantu ngo cunga sana akariro gake na feri mu gihe turimo. Ariko Yesu rata abereho kuducungura nituvuga ubwiza bw'Imana. Somera muri 7 umurongo wa 2. Muri 7 umurongo wa 2. Yohana? Yawo. Yohana 7:2. Yohana 7:2 haravuga ngo iminsi mikuru y'Abayuda yitwa ingando yendaga gusohora. Umva, iminsi mikuru y'Abayuda ingando yendaga gusohora. Nuko bene se baramubwira bati, ngo nuko bene se baramubwira tuva hano. Urumva, baramubwira ngo ave hano ujye i Yudaya kugira ngo urumva ukuntu bagera hariya wakandagirayo, hariya wagerayo. Ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe. Usoma uwo murongo wa 2 ngahe wa 2. Yego. Urumva ngo abigishwa be bagire gute? None se bibwiye ngo hariya basize atabareba? Ari guca umugani, aguca umugani w'ibyo ukora, ntabwo aguca umugani w'ibyo udakora. Kandi ngo ni bene se yagombaga kugira ngo agendane nabo babwire nabo babwire gute
bamamaza inkuru nziza, ahubwo batangira kumuca imigani ngo ajye kureba ngo ajye kureba ngo abigishwa be. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire mwene data, iki ni igihe cyo kumenya abo ugendana nabo, ni igihe cyo kumenya abo uvugana nabo, ni n'igihe ugomba kumenya icyo ukorana nabo, ni n'igihe ugomba kumenya icyo ugomba kuvuga muri bo. Niba utabimenye rero urahava uvangiwe. Nk'ubu ndagira ngo nguhe urugero nagiye mbona urubyiruko wagira ngo muri iyi minsi nta bwenge bafite bwo guca bugufi ngo bumva bakuru. Ariko burya biravuga ngo nta mukuru nk'uwari raye kandi akaribona. Rero aha niho nkubwira, Satani we rero iyo ashaka gupanga ntabwo panga mu byo yaremye. Uzasoma ibyanditswe neza nusanga hari ikintu Satani yaremye, nge nzaza mpfuka musenge, ahubwo ashuka iby'Imana yari yaremeye umuntu. Bivuga ngo Imana yari yahaye umuntu iparato, ahubwo umuntu arengwa kuri ya parato. Aha iyo mageze buriya uzareba inkoko ngo yigize ijya gusangira n'imbwa, ngo noneho ngo imbwa ngo batetse isoseje bamenaho umuceri, imbwa kuko ihumurirwa ngo yivika y'umunwa, ngo none ikagikura y'inyama ngo irya na ya sosi, noneho ngo birangiye ngo inkoko nayo izabimenye niko kuraha bya byo kurya. Buriya niho bituruka. Nawe rero iyo utabashije kugendana na Yesu, urangiza ugiye kuraha ibyo Imana yaguteguriye ugasa na yambwa. Niyo mpamvu uyu munsi igihe turimo, niba waramenye ugasogongera ku neza y'Imana, hagarara ku butware bwe. Amen. Amen. Rero nshuti yanjye mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo usome mu Balewi wenda 12 umurongo wawo wa 3. Ubwo turagera mu Itangira igice cya 17 n'umurongo wa 10, mwereke uburyo aba bantu batari ubu byahereye kera. Buriya Yuda arahari, Sikariyota. Abalewi 12 umurongo wa 3. Twihutishije 12 umurongo wa 3. Haravuga ngo ku munsi wa 8 uwo mwana ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amare iminsi 35 ahumanuke igisanza cye, ntagakore ku kintu cyera, ntakarye mu buturo bwera. Uwo murongo ni uwa kangahe? Ni uwa 3 uranye. Ariho nkora wonyine 12 umurongo wa 3. Umunsi wa 8. Umva umunsi wa 8 uwo mwana akebwe. Uwo mwana akebwe. Akebwe urarangiye. Gucebwa ni iki? Kwizera. Bivuga rero yo wamenye Kristo, kirazira ko utandukana n'umunyabyaha, ahubwo wirinda ibyaha bye ukamubwiriza. Iyo udatandukanye nawe mu mwuka no mu mubiri ntabwo mutandukana. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo nitubura ubwenge izatureka. Abisirayeli ubu nibo basigaye barihaye iki? Ngo nimubura ubwenge ngo izabareka, ngo niko yavuze. Ariko ndagira ngo nkubwire, ni wowe mukiranutsi ibwira, ntabwo ibwira abisi. Kugira ngo umenye ubwenge bw'ukubana n'abiki n'abisi. Kandi ikindi wihannye uva muri bo, ntabwo wihannye ubahunga, ahubwo wihannye ukiri kumwe nabo. Amen. Nta wakeba ikitabonetse, kandi nta n'uwakwirinda ikitamuvuyemo. Wahoze unsabira kare, buriya uriya mwana nubwo namubye, ariko cyane nyiri kumurema niwe wamutwaye. Ariko nanjye hari ibyankomerekeje kuko namubuze mureba nari nyimukunze, ariko kuko yamwihaye ntabwo ndi buburane. Rero abantu bari gutuka Imana cyane ngo ntabwo Imana ibeshya, ahubwo umuntu niwe urimo kwibeshya. Somera umurongo wa 10 mu Itangiriro 17 umurongo wa 10, ariho dusenge. Kuko Imana umushinga wawo yarawubatse, ntabwo ushobora kuwuhindura. Itangiriro 17:10.
iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza. umva isezerano Imana yaduhaye na bugingo n'uyu munsi. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwacu ruzakurikiraho. urumva nitwe b'iki gihe turiho. umugabo wese muri mwe azakebwa. ivuze iki? umugabo. umugore se urumva umugore witonde, icyo ukimbajije uzakimbazeho ubutatu uzakigaho. buriya mu bintu bya mbere ngiye noneho kukubwira ibintu nabimenye, umugore ntago yarema, umugore yaturutse mu rubavu rw'umugabo. kabiri, ntabwo umugore, urumva, ntabwo umugore akunda, ahubwo umugore we yakira urukundo, araganduka. rero mu bintu bya mbere mugumya gucangacanga, nimuhagarare ku ijambo Imana yavuze, nirwo rubanza abantu bafitanye. ariho nakubwiye ngo ndarokora inka z'inyamibwa, ngo n'intama z'ibiduhagire, ngo n'abagore bashishe n'abagabo, ngo noneho ngo nzabitambire Uwita. arokora umwagagi w'icyumwago, ngo bituma Uwiteka amuvuma, ngo no mu rugo rwarangiye avuga ngo kandi ngo nuzaba mu nzu yanjye ngo azajya ahora apfukama asabiriza. rero nimureke tugendane n'ijambo ry'Imana uko ribivuga. abandi ngo ni inyuguti. none ngiye kukubaza, ureba uri guhinyura siko yarakubyaye ngo nuko wize ngo warangiza ukagera gute? kandi yarakubyaye bitumye ibyo ugeraho nuko yakubyaye. birivuga ngo iki? ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ukunde uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igira iti. none se uyu munsi nibyo bari gukora? ubisoma abyitondere. rero ndagira mbabwire ngo shuti y'Imana, bakundwa bene data, nimureke tube maso muri byose kandi twirinda, kuko Yesu ni igihe gito. nsomera umurongo muri Yohana 7 aho ngaho umurongo wa 24 n'uwa 23, ubundi dusenge. uguzife Yohana 7 kangahe? umurongo wa 22 n'uwa 23. ariko igihe ukihareba reka nkubwire ibi bintu bibiri. hari uwari wagura ifi akayizana agateka ibirungo, yamara guteka ibirungo yarangiza agahita ashyira mu nkono, yamara gushyira mu nkono agakora isosi, yarangiza agateka ubugari akarya. hari ubaho uwo muntu bavuga ko afite ikibazo cya hehe cyo mu mutwe. rero n'ijambo ry'Imana bisaba kumenya kujonjora. soma Yohana 7 kangahe? umurongo wa 22 n'uwa 23. 22 haravuga ngo Mose yabahaye umuhango wo gukebwa. umva Mose yabahaye umuhango wo gukebwa. icyakora ntiwakomotse kuri Mose, ahubwo wakomotse kuri ba sogokuruza. sogokuruza ninde? na Aburahamu. komeza. ndetse mukeka ko urumva bakeka ko ndetse mukeba abantu no ku isabato. umva ndetse bakeba abantu no ku isabato. 23 umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa. none mundakarira iki ko nakirije umubiri w'umuntu wose ku isabato? urumva yakirije umubiri w'umuntu wose. wari uzi ko iyo wakize abantu bakugirira ishyari? wari uzi ko iyo wakize bene se Imana yikubwiye ngo izakugirira neza bakugirira ishyari? ubwo ndi kugaruka nkwereka ko ntabwo turwanwa n'umugambi w'Imana, ahubwo turwanwa n'abavuye mu mugambi w'Imana kandi bakitwa bene data. bivuga ngo rero uzumvana kubwira ngo twasomye inyuguti, ariko nubwo twasomye inyuguti ni ijambo, kuko nabo kwiga ndagira ngo nkubwire ngo iyo wize neza wungura abandi ubwenge ukabageza kure, ariko iyo wize nabi urangiza abandi ubashyize mu mwobo. twirinde rero gushyira abantu mu mwobo, ahubwo tubakure mu mwobo, tubambutse tubageze hakurya ya Yorodani. Imana izatugirira neza. nitutabageza hakurya ya Yorodani tuzababazwa, kandi Yesu nawe arangiza agira ate? atugindura ibivume n'ibicamuce n'inzererezi. rero iryo jambo turyirinde, twubahe
Imana twubahe Kristo nk'umwami n'umukiza kandi tugendere mu ijambo rye nk'uko yabivuze. Kuba wambaye ubusa si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ukuba wajya kwiba imyenda bakagufata. Kuba waba uraye si cyo kibazo, ahubwo ikibazo waba uraye ukajya kwesikoroka kugira ngo ukunde ubeho. Ikibazo cya mbere ngo emera usenge Imana n'ibitababa izabibanyaga. Bibiliya ivuga ngo izabibarutsa. Nirangiza ibihe abahora imbere noneho ubwo umuntu aragira akavuga ati 50,000 ntabwo ndi bubiceho, reka mbigwire nzagenda nihane. Ubwo si uracyari umuntu w'Imana cyangwa ubaye ikivume n'igicamuke n'inzererezi? Si abo bantu dufite. Rero nimureke dusenge Imana, mbabwira ngo iyatangiye umurimo muri twe ni nayo izawusoza. Amen. Amen. Kandi ngira ngo mbabwire ngo na Pawulo wari umwangiza amaze kwihana, yararokotse. Amaze kurokoka avuga imirimo myiza, arangiza bamuca igihanga nk'icyo yaciye abandi. Ntabwo bivuga ko gukorera Imana utapfa, ahubwo gukorera Imana ugapfa uri mu Mana nicyo kinezeza iki. Abatubanjirije babateye iki? Amabuye. Abandi babajugunya mu muriro, abandi babajugunya mu nyamaswa z'inkazi. Abandi natwe rero bitugezeho. Nimvuga inyamaswa z'inkazi s'il vous plaît, ntabwo ari ingwe n'intare, ni inyamaswa abantu. Mutambaza muti izo nyamaswa zitazi, ni inyamaswa abantu batumva ijambo ry'Imana, batumvira n'umwuka w'Imana. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Urakoze cyane mukozi w'Imana Pastor Noah. Imana ni guha umugisha, utubwiye ibintu bikomeye kandi ndatekereza ko n'abandi baraza kubyumva bakaza guhinduka. Imana ni guha umugisha. Rero reka tugusabe noneho uduhe nimero zanyu kugira ngo abagukenera kugira ngo basengeye cyangwa ubafashe mu bihe byo gusenga babe bakubona byoroshye. Murakoze cyane. Mazina ya nomero za telefoni ni 07 8 8 50 40 Urakoze. Dusengera Imana dusoza. Amen. Yesu Kristo umucamanza utabera, inzira ukuri n'ubugingo, utagira icyuhishwa, ihesha icyubahiro muri byose, abihannye ubagirire neza kandi ubakize, ubongerera imbaraga, abari mu ijambo ryawe bakomeze. Data nyiribihe, niwe watangiye umurimo, ni nawe uzawusoza. Umwuka wera ganze kandi abane n'abari hirya no hino mu birere bine by'isi, wihesha icyubahiro mu mirimo itari imwe. Kandi Data wavuze ko abakiranutsi bazagubwa neza.